ubu ngubu inkotanyi abasirikare bararasa abaturage, barafata abagore ku ngufu, abasirikare bariba, abasirikare bakora amarorerwa adasanzwe. Kubera iki? Kubera ko ari abasirikare batojwe n'abantu bahisemo ubugegera, akaba aribwo buyobora igihugu, akaba aribwo bwenge bakoresha, aho kugira ngo ubu buyobozi nyabuyobozi bugendera ku mategeko, ahubwo ubuyobozi bugendera ku bugegera. Urumva? Ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero aho bibereye bibi ni uko bagerageje no kubitoza aho basanze mu gihugu imbere. Aho niho nshaka ko tugana rero. Mbere yo kugira ngo tugere kuri ba Sumani, ba Rukerantare n'abandi bitwaza ba Mukamabasa, hose ni abasope bahoze mu gihugu imbere, ba Sadata hose ni abasope bahoze mu gihugu imbere, baje guhindurwa nyine icyo bari cyo babaye cyo, kubera bwa bugegera bwinjiye mu gihugu cyacu, bwaza bumeze nk'icyorezo, noneho bufata abantu benshi, abatarashoboye kuba bafite ubudahangarwa bubarinda ubugegera, baguye nyine mu bugegera. Urumva? Twebwe rero icyo baduhora ni uko twebwe basanze dufite ubudahangarwa, tunanirwa kuba ingegera, dukomeza kuba inyangamugayo, noneho tukababaza kuko twebwe nta n'ikindi tupfa nabo. Iyo tubavuga ntabwo tuvuga ibyo bariye mu nkono zabo, tuvuga ko bishe amategeko ya leta, ko bashimusha abaturage, bishe amategeko, bishe itangazo mpuzamahanga rirengera ikiremwamuntu, bishe byose byagombaga kuranga umutegetsi, ahubwo bagasigara bikorera ibintu by'ubugegera, ku buryo bariya abayobozi bo mu Rwanda bibagiwe ko ari abayobozi bagomba kubahiriza amategeko. Ibintu byabo byose ni ubugegera, bagerera n'igihe babushakira izina bise ngo ni ugutekinika. Urumva? Ubugegera bwabo babuze uko babusobanura, babushakira akabyiniro bavuga ko ari gutekinika, ari tekinike. Itekinika rero urishyize mu Kinyarwanda mu yandi magambo ni ikinyoma. Ni ukuvuga ko bafata umuntu bakamuhimbira ibintu atakoze. Mbere yuko ninjira mu byo twe badusiga, reka dufate abantu b'inyangamugayo, abana barezwe neza kandi bazakomeza kuba intangarugero mu Banyarwanda. Reka dufate Kizito Mihigo. Kizito Mihigo abantu mwumvise bavuga amateka y'ababyeyi be, mwanabonye na nyina amushyingura, yari imfura yayindi yujuje ibyangombwa. Urumva? Arihangana. Ariko nkeka ko iyo yaba ari umubyeyi w'ingegera, amagambo yari kuvugirwa harya mu kiriro ntawe ari kuyakira. Yari kuvuga nyine ati ingegera dore ibyo zankoreye, ariko yarihangana, ari munyamunya rwose. Aravuga ati namwe nimumurekure, ndabizi mwamukundaga, namwe nimumurekure nanjye namurekure. Kizito Mihigo mbere yo kumwica mwabonye ibintu bamureze, bamubeshyeye ibintu bidafite bihuriye n'icyaha nyakuri, bo bamushinjaga kitari n'icyaha, kuko ni umuhanzi yarahanze ashyiraho indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu, kubera ko muri iyo ndirimbo yasobanuraga ko hari abandi bavandimwe, we yemeraga ubuvandimwe. Nubwo mu Rwanda hari habaye abantu bica abandi, nubwo mu Rwanda hari abantu babonetse mu nterahamwe b'abahutu bajya kwica abavandimwe babo b'abaturanyi babo b'abatutsi cyangwa babategera mu mayira, ariko Kizito Mihigo yongeye kwibutsa ko Abanyarwanda ari abavandimwe. N'ubu ngubu ba Kagame hari igihe bagiye gutya bakavuga ngo Abanyarwanda, yarangiza ibisazi bikamutera, ubugegera bukongera bukamukorogoshora, agatangira akavuga ibigambo bimwumvise, ibigambo yavuze ejo bundi kuri Victoire Ingabire. Wasobanura ko umukuru w'igihugu ujya avuga ko ari intwari bagereranya na Yezu, ikintu cyamunaniye ni ukugira ubutwari bwo gutumiza Ingabire na Ntaganda ngo bicarane baganire. Urumva umukuru w'igihugu w'umunyabwoba utinya n'ikiganiro, ahubwo agahitamo kujya gukoresha ubugegera ababeshyera ibyaha bidahari. Ntaganda bamufunze bamubeshyera nta cyaha afite, Victoire Ingabire bamuhimbira ibyaha. Amahirwe kuri Victoire Ingabire ni uko yagiye kuregera urukiko rwa Afurika, urukiko nyafurika rurengera ikiremwamuntu, rugasanga baramurenganije, baramuhoye ibitekerezo bya politiki. None ariko murabona ko Kagame imbere y'abanyamakuru baje muri Shogamu yaratinyutse, arongera arabeshya, abeshya ibintu Abanyarwanda bose bazi ko abeshya. None si umukuru w'igihugu abeshye mu ruhame, hari ikirenze ubugegera? Hari ikindi kintu wabona kirenze ubugegera? Ubugegera ni ubwo gukwepa ukuri, ugahunga ukuri, ukajya kuzana gusebanya.
ukajya kure ukareba inka, ukareba aho kugira ngo bavuge uti iyi ni inka yujuje ibyangombwa, wowe ukavuga ngo dore igicebe cyayo, kandi ari icebe ry'inka nyine. None se inka ntigira amacebe yayo uko aba ameze, hari ukundi aba agomba kumera nyine. urumva ubwo rero tugarutse noneho ku bantu FPR yigishije ubugegera bikaba byarabananiye no kubukora. Ntange Matata reka niherero. Ubu mfite ejo bundi mu kwezi kwa 9 nzaba nujuje imyaka 70, ntangi wa 71. Wow. Urumva nakubariraga muri za 66. muri 73 rero nari mfite imyaka 20 n'igice. Nagombye kuba narabaye umuntu mubi, nkajya mu bintu byo kujya kurwana nkajya mu bintu byo kujya kurwana na bagenzi banjye twiganaga twahuriye ku ishuri, nkajya kubasebya, nkajya kubanduza, nkajya kubabeshyera ibintu bitari byo. Abana twiganaga muri 73 babirukanye babahora iki, baravuze ngo ni inyenzi, kandi nta nyenzi zari zateye. Abo bana n'abana bagenzi bacu bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, tunigana nta n'umuntu n'umwe washaka kubavugaho ubututsi. Nta kuko ubututsi nta gaciro twabuhaga, ubuhutu nta gaciro twabuhaga. Ariko kubera inyangabirama zaje muri icyo gihe i Burundi bari barimo kwica abatutsi baho muri 72 73, abatutsi b'i Burundi nako bari barimo kwica abahutu baho b'inzirakarengane. Mu Rwanda nawo uwo mwuka mubi warahageze, bihurirana nuko hari abashakaga gukuraho Perezida Kayibanda ku butegetsi, nawe bazana icyo kintu cy'iturufu cyo kugunganisha abana. Urumva ntabwo ndi bubijyemo cyane aho ngaho, bizaba wenda ikiganiro cyabyo cy'umwihariko impamvu zatumye 73 abana b'abahutu birukana b'abatutsi. Nuko nyine hari abantu bagombaga kurengera abana b'abatutsi bahumirije, bahitamo kureba hasi aho kugira ngo barengere abo bana. Hari abagejeje kubarengera ariko ahenshi abana bararenganye. Amahirwe ngewe nagize mu kigo cyanjye aho nigaga muri Collège Officiel de Kigali, ngo ni hariya muri koko niko bayitaga imburabuturo. Yabaye intwari nkuko n'ubu nagejeje kuba intwari. Nakomeje ubutwari bwanjye, nari mfite imyaka 20 n'igice. Ubu mfite 70, ntabwo ariho nzaba imbwa, ntabwo ariho nzajya kuba ingegera, ntabwo ariho nzajya kuba ikiguryi. Urumva ari nacyo gituma nyine banteza abantu nk'aba, babigishije ibintu by'ubugegera, kujya gukora nk'ingegera bakajya guhimba ibintu bitariho, cyangwa bakagereza kujya kuvugisha abaturage ibyo bitariho. Ariko se Matata, tuvuge nk'uyu wagiye iwanyu akajya gushaka abaturage no kubahimbira, ubundi muri iyo myaka yawe yo mu Rwanda, ko yego n'abasope n'abantu babaye mu Rwanda, hari ahandi bwigeze muhurira mu bundi buzima busanzwe, wenda ngo avuga ati hari aho Matata yambangamiye, none reka njye kumuhimbira, njye gukangurira abaturage kumwanga no kumucurira ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga? Ntaho duhuriye. Asumani we nanjye namubonye ku mbuga nkoranyambaga arimo kurengera umugore witwaga Genia Nkundabanyanga, turanabimushimira. Njyewe kugeza uyu munsi birangora kwemera yuko Asumani niyo nambaza yaba yaremeye kuba ingegera kugira ngo bajye kumukoresha mu bugegera. Ubundi tumuzi nk'umuntu w'umugabo. Uburyo no muri iki kiganiro rwose ntabwo ndi bumutere ibuye na rimwe, kuko nzi ko biriya bikoreshwa n'ingegera. Ingegera ziyambitse inyenyeri zikaza zigafata ubutegetsi mu gihugu cyacu, zikagitobatoba, zikaba zigeze igihe abaturage bashize bazira politike mbi, bicwa n'inzara, bamburwa amasambu yabo, bicwa, banyerezwa, bashimutwa. Mbese ngubwo ubugegera bwateye igihugu cy'u Rwanda, aho kugira ngo bube ubutegetsi buhinduka ubugegera. Sumani ntawe umurere nawe kandi ngira ngo iyo akora biriya agomba kuba umutima umurya, kuko azi neza ko nawe wamuha uburenganzira, uwamujyana mu gihugu yigenga yavuga ati Matata ni intwari. Biriya rero yagiye kuvuga hariya barabimutumye, ntabwo bimubereye rwose. Urumva bamutumye kujya gukina ubugegera, kandi ubundi Asumani nabonaga namumenya atari ingegera, ahubwo agerageza kurwanya ingegera zari zirimo kwiba umutungo wa Nkundabanyanga Genia. Hari Rukerantare yabaye ahangaha twabanye hano, nanjye namumenye hano mu Burayi. Mumenya bamaze gushyira association yitwa Collectif du 6 avril. Barwaniraga kugira ngo itariki
iya gatandatu ari nayo nyirabayazana yateje jenoside mu Rwanda kugira ngo abahanuye indege abo bakoze icyaha rurangiza cyaduteje jenoside bazakurikirana. Ndamushyigikira ku buryo yabaye aho atagira ibyangombwa, ariko nta muntu ashobora kumwirukana abona turi kumwe. Ni ukuvuga ko twamukingiye ikibaba igihe kirekire kugeza igihe aboneye ubwenegihugu bw'Ububiligi. Amaze kububona aradukwepa, tumubona i Kigali ngo yagiye konka, nuko twamubonye twese turatanga, nta muntu yasezeyeho. Niba atarahindutse ahubwo umutima we ukaba ari we wahindutse. Rukerantare ahubutse mu Bubiligi, amaze no kubona ibyangombwa kandi abantu yabanaga nabo bamufashije kubona ibyangombwa. Mu kanya ko guhumbya yicaye i Kigali, ahubwo ahindukiranamo abantu azize mu Bubiligi atangira kubatuka. Ahubwo baba baramwirukanye kuko yagombaga, iyo umuntu hano batamuhaye ubuhungiro bamuha itegeko ryo kuva mu Bubiligi, ariko kubera ko babonaga ari kumwe natwe turimo kurwanya akarengane, barahumirije baramwihorera, bavuga ati abantu ni abamatata. Ku buryo Rukerantare iyo umubonye uhita wibuka amatata. Ibona rero ubundi arimo kuntera amabuye ngo narakaye ndacikwa, mvuga ijambo ry'uko hari umugore mushiki wa Ngirente nawe izi ngegera ziyambitse inyenyeri zaje zikamushora mu bugegera, akajya kwambura abaturage ibishanga byabo, atari n'ibishanga bya leta, ari ibishanga byabo, akabicisha inzara imyaka 8. Sinzi ukuntu rero narakaye. Erega abantu bajya banamenya ko umuntu afite uburenganzira bwo kurakara cyane cyane iyo ingegera zarembeje abaturage. Urumva? Naje rero kwisegura muri icyo kiganiro, nsobanura yuko nagize ni ikiganiro twari kumwe, narabivuze namwe ubwanyu birabatangaza kuko ntabwo nsanzwe ni umuntu uhamagariye abantu gutema abandi. Ariko icyo gihe nahamagaye mvuga nti umugore nagaruka kongera kuza kubicisha inzara, muzamufate imihoro mu murangize. Ni uburakari natewe n'amarira y'abaturage. Ni nacyo gituma mvuga ko mu burenganzira bubaho hari icyo bita le droit de se mettre en colère. Nk'uko hari muri bwa burenganzira bune, hari uburenganzira buvuga ko ubuzima ari ntavogerwa, ubwo nibwo burenganzira bwa mbere. Ubwa kabiri, uburenganzira ku mutungo wawe, biriya FPR yambuye abantu imitungo yabo yose ikabahindura abamayibo mu gihugu cyabo. Hanyuma hakaba uburenganzira bwo kwishyura ukizana, la liberté. Hakaba n'uburenganzira bwa kane bwitwa le droit de résister à l'oppression. Ni ukuba kwivuna umuntu uzaza kugushyira mu bucaka, kwivuna umuntu uzaza kukurenganya. Ibyo nibyo bita le droit de résister à l'oppression. Ni ukuvuga rero yuko nibyo byo kuba wafata umuhoro cyangwa ugafata ibuye ukarwana n'umuntu waje kukwica, waje kukwambura uburenganzira bwawe bwo kubaho, nabyo nicyo gituma havuka iza rebellion n'ibindi. Njyewe ntabwo nemera intambara, nemera ko ibiganiro ari nabyo byananiye Perezida Paul Kagame kuganira nabo batavuga rumwe. Hari n'ibyo bikwereka nyine ko ari umunyabwoba, ni umukuru w'igihugu w'umunyabwoba, umuntu utinya n'ikiganiro. Ubwo se urumva urugamba yarushobora?